shitani ategura ikintu yarangiza akakigukubita akavuga ati ntuzasubira muri korari, ntuzongera kujya kudiyakona, ntuzongera kuba pasiteri, ntuzongera kuba bishopu, ntuzongera kuba mwarimu, ntuzongera guhanura, ntuzongera kuvuga ubutumwa bwiza, ntuzongera kujya mu rusengero. Agategura ikintu cyatuma akwica. Ntabwo ashaka ko tubwira abahanuzi ngo nimureke guhanura ibinyoma. Ntabwo ashaka ko tubwira abantu ngo mwirinde ayo mabandi yibisha ubuhanuzi na Bibiliya. Iyo tubivuze ararakara Satani, arashaka ko tuvuga ibyo ashaka. Ndabashuhuje cyane mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Abari gukurikirana episode ya 2 ya cya cyigisho natangiye kubigisha kivuga ngo umugambi w'Imana uravukanwa. Umugambi w'Imana uravukanwa. Ubushize rero mwarabibonye aho twagarukirije ngenda mbabwira ukuntu umugambi w'Imana uvukanwa ndetse nta n'icyarogoye umugambi w'Imana. Hanyuma ndashaka kureba n'ubundi muri iki igitabo cya Mose cya 2 cyitwa Kuva igice cya 2 umurongo wa 15, ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. Ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. Hari ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwaga Shifuri, undi yitwaga Puwa. Umwami Farawo wo mu Egiputa arababwira ati nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nabo umukobwa abeho. Nabo umuhungu mujye mumuhotora, ariko nabo umukobwa Imana idutabare. Ndi ku cyigisho kivuga ngo umugambi icyo uzaba cyo muravukana kandi nta kirogoye umugambi w'Imana. Ubushize twaraganiriye mbabwira ukuntu umwami Farawo yagize ubwoba ngo yareba Abanyegiputa, Abisiraheli akabatinya, abababarisha uburetwa ngo n'ibindi byose bibi, kugira ngo akomeze abatsikamire be kuba abanyembaraga, baba abantu bameze nk'abishwe bashonje bishwe n'inzara, uburetwa bwe bo bakandamize kugira ngo nyine igitinyiro n'imbaraga bari bafite bishiri. Umva ikindi kintu yabakoreye muri aya magambo tumaze gusoma. Uyu ngo hariho ababyaza Shifuri na Apuwa, ngo umwami ngo arabegeranya abahamagara mu nama. Arangije ngo arababwira ngo mujye mubitegereza, ngo nibabyara abagore babo ngo mujye mureba ko ari abana b'abahungu, ngo mujye mubahotora bataravuka, ngo ariko nimubona abakobwa mujye mubareka babeho. Nta kintu cyica umugambi w'Imana. Nta kintu gishobora kwica icyo uzaba cyo. Nta kintu gishobora kurogoya uwo uzaba we. Nimba umugambi w'Imana Imana iwubona mu musinzi ikamurindira mu kabari, nimba umugambi w'Imana Imana iwubona mu ndaya ikamurindira aho yicuruza kandi hagapfa indaya nyinshi, nimba umugambi w'Imana iwubona mu musirikare abandi bagapfa karokoka, ikawubona mu mupolisi akabaho ikamunyuza ahantu hakomeye, nimba umugambi w'Imana iwurindira abadasenga bakabaho, izareka kurinda abayubaha. Nta kirogoye umugambi w'Imana. Nta kintu cyarogoye umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana uvukana nawo. Mureke mbabwire, nzajya mbaho ubuhamya bwanjye. Ngewe umunsi umwe hari nimugoroba nka 9:00, umumama asaba ko muherekeza hashize igihe kinini. Arambwira ati mperekeza njyana abana ku ishuri, yari afite imodoka. Ndamubwira ndaje ngwerekeze. Hanyuma turagenda, umuntu arampamagara
arangije arambwira ngo ese urihe, ndabwira hari umumama naherekeje ku ishuri, ndahamubwira. Arambwira ati uri butahe ryari? Numva muri ngewe ijwi rirambwiye ngo mubeshye kuzaza ejo mu gitondo, kandi kubeshya ndabyanga n'ukuri. Numva ngo mubeshye mubwire yuko udataha. Ndangije ndamubwira ngo ntago ndi butahe, turataha mu gitondo kuko burije byaranabonekaga. Ariko nibaza impamvu Imana imbwiye ngo mubeshye mubwire yuko udataha. Kumbe wa muntu yashatse abagome barantega, bantegera munsi y'inzu yari yabashatse, kuko sishaka ko bivuga cyane. Ndabizi ko abashaka kunyica n'abangambanira bose n'abankunda bose bakurikirana ibyigisho byanjye. Reka sishaka kuvuga amaveni menshi. Kumbi yari yashyizeho abantu banyubikira, hanyuma navuga ngo ndataha iyi saha bakaza kundangiza. Dufite Imana ya Isiraheli do muzaruhira ubusa. Hari indirimbo ya Theo, bazaruhira ubusa kuturwanya ni nko gucanira amabuye. Twanyuze mu bimene by'amacupa, ntabwo ibijanju by'ibicuma tuzabura kubinyuramo. Imana yambukije Abisiraheli inyanja, ntabwo izabura kutwambutsa Nyabarongo y'ikiziba. Have rero ntahe, natashye saa 5 hafi saa 6 z'ijoro. Ngera mu rugo nyine mu mahoro ndinjira. Nza gufata amakuru rero ko babantu baje no gukorera iperereza mu rugo ko ndi butahe. Baba bambuze batyo. Mana ishimwe. Ikindi gihe abantu barantumira ngo nzaze kubigisha muri korari ngo kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri uzahitemo umunsi ushaka. Njyandika muri agenda mbabwira umunsi nzaziraho. Wa munsi ugeze ndawibagirwa, nibagirwa yuko ndi bujye kwigisha, kandi mu buzima ibintu bimora ku mutima ni ukujya kwigisha. Ndibagirwa, nabo ntibampamagara, Imana twese iradusinziriza. Maze ndangije nkibaza ye baba we, Imana imbabarire, ndabahamagara mumbabarire, n'Imana imbabarire, n'ukuri nibagiwe namwe ntimwanyibukije. Kumbi bari babupanze uburozi ngo baze kumpangira. Senze mfukamye, Imana irambwira ngo ninjye wishiriye gahunda, ngo ntiwari ugiye kwigisha, bari kukuroga, niyo misiyo bari bafite. Imana ihabwe icyubahiro. Nta kintu gishobora kurogoya umugambi w'Imana, icyo uzaba cyo muravukana. Niyo mpamvu abantu bashobora gupfa bagashira, wowe ugakomereka ukava muri mutaraga. Niyo mpamvu bakuroza inshuro nyinshi ukaburuka. Nta kintu kirogoye umugambi w'Imana. Hano rero umwami ategeka ababyaza babiri, arababwira ngo abana b'abahungu babo nibavuka ngo mujye muhita mubahotora. Niko Bibiliya ivuga, mubahotore. Ariko abakobwa nibavuka mujye mubareka babeho. Mureke mbabwire, hari abantu bari ku isoko ryo kwicwa n'abadayimoni. Shitani akavuga ngo ngiye kumwoherezaho iki gitero cy'ikibazo, hanyuma muhagurukire, nadapfa. Gupfa nshaka gusobanura hano ni ugupfa mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'umubiri. Shitani ategura ikintu, yarangiza akakigukubita, akavuga ati ntuzasubira muri korari, ntuzongera kujya kudiyakona, ntuzongera kuba pasiteri, ntuzongera kuba bishopu, ntuzongera kuba mwarimu, ntuzongera guhanura, ntuzongera kuvuga ubutumwa bwiza, ntuzongera kujya mu rusengero. Agategura ikintu cyatuma akwica. Kandi Satani ntabwo ajya agenza abanyantege nkeya. Niyo mpamvu muzabona hano kuri kamera, kuri iyi kamera muri uyu murimo dukora, turabavuga butumwa benshi b'abagore, turabavuga butumwa benshi b'abagabo. Mucunze neza mukitegereza, hari abagore babizi ko n'abari abasambanyi original basambanira mu mahoteli, ubundi bakabishyura, hanyuma bakaza kuvuga ubutumwa bwiza kuri kamera. Nimubona hari uwo abanyamakuru batutse, mukabona hari uwo bari kugenza, mukabona hari uwo basohorera inkuru, kandi banabifite banabibitse, Shitani ntiyabarwanya. Kubera iki? Bakorera Shitani ku manywa na ninjoro, baratwita bagakuramwa amada, bajya gusambanira n'abagabo mu mahoteli. Ibyo kurya n'ibyo kwambara n'ubuzima benshi bagira, nani baba bafite bamwe baza aho babikura, ariko nta wabarwanya. Babarwanye, Shitani se yakirwanya?
shitani ntiyamurwanya kuko aramukorera, ntashobora kumugenza kuko aramukorera. Shitani arwanya abamurwanya. Kurwanya shitani ni ukutemera ibikorwa bye. Kurwanya shitani ni ukunyuranya nawe. Nk'ubu turamubangamira, ibintu dukora ntabwo abishaka. Ntashaka ko dushyira ukuri ahagaragara uko abantu bakwiye gukizwa. Ntashaka ko tubivuga, ntashaka ko tuvuga ibizabarimbuza, ntashaka ko tuvuga ibizatuma mutajya mu ijuru. Ntabwo ashaka ko dukoma rutenderi, arashaka ko tubahungiza, tukazana inyigisho zo kubabwira ngo muzajya mu ijuru ku buntu. Yigo murye munywe, Yesu yaratubambiwe. Murye munywe, Yesu yagize gute? Yaratubambiwe. Ijuru ni ubuntu, mwikisitiresa musenga. Yesu yatubabariye ibyaha twakoze n'ibyo dukora n'ibyo tuzakora. Turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Za nyigisho z'aba abantu n'ibyo ashaka. Ntabwo ashaka ko tubwira abantu ngo nimureke gukora divorce. Aba divorce ntabwo bazajya mu ijuru. Ntabwo ashaka ko tubivuga. Ntabwo ashaka ko tubwira abahanuzi ngo nimureke guhanura ibinyoma. Ntabwo ashaka ko tubwira abantu ngo mwirinde ayo mabandi yibisha ubuhanuzi na Bibiliya. Iyo tubivuze ararakara Satani. Arashaka ko tuvuga ibyo ashaka. Ubwo rero nunyuranya na Satani agomba guhonde. Nk'ubu ntimureke mbabwire, hari umuntu wambwiye ngo ariko mu masharire ufiki n'abanyamakuru, ufiki n'abantu birirwa baza kukuvuga kuri kamera. Nta kintu mpfa n'abantu, ntacyo mpfa n'abanyamakuru. Uwo mfite uwo manganye nawe ndamuzi. Nashaka kumbabarira nzamuyoboka. Sinzamuyoboka rimwe, sinzamuyoboka kabiri, sinzamuyoboka gatatu. Wenda bazankoreho inkuru bamvugeho ibiki. Icyo nzi ni kimwe, nuko ntazamuyoboka. Nzasenya ubwami bwe, nzasenya inyubako ze, nzamuriburana n'imizi shitani, nzamutaranga, nzamusebya musesereze. Ni umugome, reka mbabwire, ni umugome, agira nabi. Ujye utinya umuntu wakatiwe. Satani yarakatiwe kandi akatirwa burundu. Ntateze gusaba imbabazi, ntateze guca bugufi, ntateze gukizwa. Namwe ntabwo abakunda. Aragira ngo azabagire umusego, abandi abagire ishuka, abandi abagire ikuvureri yiyorosa igihe azaba ari ikuzimu, kuko arabizi ko yakatiwe. Akurwanya gushakaho iki? Kubwira abantu ko bazurira indege, ukabwira abantu ko batabawe, ukabwira abantu ibiki n'ibiki, ukabemerera ibyo utazabaha, ukananirwa kubabwira inzira y'ubutabazi bw'Imana aho ituruka. Mukirirwa mubahungiriza, mubateresha za haleluya mu iteraniro, mubavugisha induru n'amafirimbi wagira ngo bari muri sitade. Urwo rusengero ryango hari icyo rutwaye shitani. Urusengero rubabaza Satani. Nururimo inyigisho zihindura abantu bakamenya Imana. Ariko urusengero rubamwe abavuza nduru n'abayobozi babo bakirwa igihugu ya mafirimbi ya mu gitondo, nta kwihana, nta makorasi, ngo nukuramya, bikarangira nta mukeka. Ariko murababaje, bikarangira nta mukeka mushizeho ngo abakira Yesu ari ubwa mbere baze bapfukame. Bikarangira mutabwiye abantu bakoze ibyaha ngo baze bihane. Muba mubatiza iki? Mukajya mushaka abayoboke bo kwishyiraho gusa, biyizire mu nsengero zanyu, mubona amaturo, insengero zanyu zuzure. Aho kujyana abantu kuri Kristo mukabijyanaho. Biriya ntabwo urwo rusengero bazarurwanya. Satani ntiyaruhagurukira kuko muri mu murongo wa Satani. Ariko ntimugatinye wica umubiri. Ujye utinya wica umubiri ndetse n'ubugingo. Nta kirogoye umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana uravukanwa, nicyo nashakaga kubasobanurira. Hanyuma ngo Farawo wategetse ababyaza ngo bajye babanega, hanyuma ngo abana bakavuka ari abanyembaraga. Imana ishimwe, ngo bajya kubaniga ngo babahotore, ngo bakumva uruhinja rurarize. Rimwe ngo Farawo akomeza kubona ubu bwoko bwiyongera, ahamagara bababyaza babiri ati ko mwanengushye byagenze gute? Mumaze kwica abana b'abahungu bangahe? Ababyaza bababwira ati buriya bwoko rero ni ubunyembaraga, ndashaka dufungira ahangaha. Nta kirogoye umugambi w'Imana. Nta kintu gishobora kurogoya umugambi w'Imana. Ngo abo babyaza rero ngo babona bavutse ngo bakabareka babaho. Umwami yabahamagara ngo nabanyembaraga. Imana iragenda yicara mu babyazi irababwira iti ntimukagire n'umwe mwica. Marayika akajya bahagarara
Imana ishimwe. Marayika yabona ibise bifashe abagore, haleluya, yabona ibise bibafashe abaheburayo kazi sha babita abaheburayo ngo babona ibise bibafashe, marayika akabarururutse agatangirana nabo, agahagarara hejuru y'ababyaza, akajya bongorera nabo batabizi, ati nimubareke bose babeho ari abahungu n'abakobwa. Hanyuma ngo Imana ibigisha ubwenge bwo gusubiza umwami, ngo baravuga ngo buriya bwoko ni ubunyembaraga, iyo tugiye kubaniga ngo tubahotore ngo bavuka barira. Satani arashaka guhotora. Satani yateguye ibintu byo guhotoza abantu, yateguye ibintu byo guhotoza abakozi b'Imana. Uwo atari guhotorera ku cyubahiro ari kumuhotorera ku mafaranga, uwo atarimo kumuhotorera ku mafaranga aramuhotorera ku ijipo, akamuhotorera ku ipantaro, ubwanwa. Hari abo yahotoreye ku makofi y'abagabo, abandi abahotorera ku mabuno y'abagore, abandi abahotorera ku byubahiro. Ngaho iriya misaraba mwishyiraho ni ibintu byinshi yateguye ibyo guhotora: icyubahiro, amafaranga, ipantaro n'ijipo. Nibyo bintu ari guhotoza abantu. Aguhotore kongera guhanura bikunanire, aguhotore kongera kubwiriza byange, aguhotore kuba umushumba bikunanire, uvuga gushiza amanga, kuvuga bigutera ubwoba. Mujye mubona abantu ngo ntago bigisha ngo ku cyaha, ntago wakigisha abasambanyi warayo bikoze, ntago wabona izo mbaraga. Wahagarara kuri iyi kamera ukavuga ngo Imana izahana abasambanyi, uzi ko mwaraye musambanye agukurikiye, nta mbaraga ubona. Mu mbaraga zituma tubasha kubwiriza nuko hari ibyo tubwiriza kandi twamaze kurenga, twabyirinze. Wajya kuvuga ngo abantu nabajura kandi uzi ko waraye wibye, wajya kwigisha abatubuzi b'abahanuzi kandi uzi ko nawe utubura, ntago bishoboka. Satani yahotoye abantu benshi. Imana ibatabare, Imana ibatabare. Narindi kubabwira ukuntu icyo uzaba cyo kiragira gute, kiravukanwa. Ahangaha umwami yaravuze ngo aba bana b'abahungu kuko bari mu umugambi w'Imana, Imana ibahagararaho. Ababyaza ngo baravuga ngo mugende mubeho. Nuko Imana ijya iducira inzira tukabaho mu gihe cyo gupfa, tukarama mu gihe cyo gucekenyuka, tukavuga mu gihe cyo guceceka, tukaguka mu gihe cyo kuba mufunganwa, kuko Imana yavuze ngo genda ubeho. Imana nibaho umugisha, umugambi w'Imana uravukanwa kandi nta kirogoya umugambi w'Imana, nta cyarogoye umugambi w'Imana, nta cyarogoye umugambi w'Imana. Nzababwira inshuro Sharirene bamwishe, mbabwira inshuro bamwishe, mbabwira ukuntu yapfaga akazuka, gapfa akazuka, gapfa akazuka, gapfa akazuka, gapfa akazuka. Ari abantu bamwica barimo kurogoya umugambi w'icyo Sharirene azabacyo, ariko azabacyo mu izina rya Yesu, kuko nta kirogoya umugambi w'Imana. Hari igihe Sharirene namworosaga nkaniyakira, nkavuga nturakoze kumwica Mana, ariko Imana ikambwira ngo rega Sharirene ntaho azajya kandi nta n'icyo azaba. Tuzakomeza no muri episode ya 3. Imana nibaho umugisha.